abantu ko bakomeje gufata ibihembo byabo waje nawe gufata ibyabo. Jya kuri MUBUZIMA TV wirebere video ugerageze gusubiza ibibazo byose biri kubazwa ku musozo wa video zihari, hanyuma ubona amayinite y'amafaranga 500 ya Airtel turi kumwe nawe cyumweru cyose upfa gusubiza gusa ibibazo twabajije kandi neza. Udusigira nimero yawe ya muri comment, hanyuma tukaguhereza amayinite afite agaciro k'amafaranga 500 uzakoresha mu gihe cy'icyumweru cyose. Nguko twakomeje rero kuri uyu munsi turarebera hamwe ibigendanye n'ubuvuzi. Ese umuntu aramutse yasamiye hanze y'umura cyangwa se inyuma y'ababyeyi yavurwa te? Ni ubuhe buryo buhari bwo kumufasha, bwo kumuvura? Ibyo turaza kubirebaho uyu munsi. Hari uburyo butatu, ntugende ubu buryo utabwumvise. Twumve kandi ko n'uyu munsi impano y'amayinite Airtel iracyahari. Umuntu usubiza ikibazo twateguye uyu munsi turi bwumve inyuma y'ikiganiro cyangwa se ku musozo w'iyi video niwe uri bwegukane ayo mayinite. Ese uri tayari? Twagiye kora subscribe, kora share, kora like kugira ngo tujye tubasha gukomeza kugumana mu biganiro byacu nk'uko intero yacu iri. Ibiganiro byacu biragira biti iyi nshuro ni gutwitira hanze y'umura, ectopic pregnancy. Ikintu cya mbere ni amakuru y'ubuzima. Reka dutangire ibyacu ntago bitinda, ariko mbere yuko dutangira gatoya katubanze twumve n'aka kantu. Ese waba nawe uri mu bashaka kwiyongera mu mubare munini w'abantu bafite ibyangombwa byo gutwara ibinyabiziga hano mu Rwanda? Ntago bikigoye. Kurikira amategeko y'umuhanda, ibibazo n'ibisubizo mu buryo bunonosoye kuri channel ya YouTube ya Julius Official. Urinjira muri YouTube yawe ujye ahashakishirizwa wandikemo ngo Julius Official, ukurikire wige amategeko y'umuhanda mu buryo bunonosoye mu rurimi rw'ikinyarwanda rutomoye. Aha tuzakuvira imuzine muzingo ibibazo n'ibisubizo, ibyakera n'ibigezweho kugira ngo ubone provisoire ikoze inshuro imwe gusa. Ni hamwe na Julius Official. Urashaka gukoza impano yawe mu bigendanye no kuboha, gukora imyenda, udusitire tugezweho ukoresheje ubudodo? Dukurikire kuri Daniela's Crochet kugira ngo tugufashe gukoza impano yawe. Reba stile nziza zigezweho, utudodo, amabara meza, byose turabifite kuri Daniela's Crochet. Kurikira ajya muri YouTube yawe wandikemo Daniela's Crochet, hanyuma urebe wige ubashe kugera ku bwenge. Nabyo biba bikenewe niba ushaka permis provisoire cyangwa se ushaka gukuza impano yawe mu bigendanye no gukora style z'ubudodo, biriya rwose nabyo biba bikenewe. Ujye kuri zira channel nkuko babigusobanuriye urabisobanukirwa neza. Twagiye uburyo bwifashishwa mu kuvura igihe umuntu yasamiye hanze ya nyababyeyi ni ubuhe? Uburyo bwifashishwa mu kuvura ni ubuhe? Nabibabwiyeho nkitangira, ni uburyo butatu. Ese ubwo buryo butatu ni ubuhe? Uburyo bwa mbere hari imiti ikoreshwa iyo ugize amahirwe bikamenyekana hakiri kare, urusoro rukiri ruto cyane. Umuntu ashobora kuba yaguha umuti, hanyuma uwo muti ugatuma urwo rusoro rugenda ruba ruto kurushaho kugeza ubwo umubiri ubwawo navuga ngo urunyunyuje ukarumaramo. Ni ukuvuga ngo iyo urusoro rukiri rutoya umubiri ushobora kuba hifashishijwe iyo miti, umubiri ushobora kuriabsorbinga cyangwa se kudegeneratinga ako kasoro, hanyuma bikarangira nta kindi kintu kibaye. Ariko akenshi uzasanga yuko inda zatwitiwe hanze ya nyababyeyi zigenda zikaba nkuru, noneho kugeza ubwo umuntu atangiye kugira ibimenyetso. Iyo umuntu atangiye kugira ibimenyetso twaganiriyeho ku munsi wabanje, nibwo biba ngombwa yuko rimwe na rimwe umuntu abagwa. Ubwo ni uburyo bwa kabiri.
uburyo bwo kubagwa ni uburyo buza nyuma y'ubundi, ntabwo ari bwo mu by'ukuri buherwaho, ariko urumva iyo umuntu wenda tuvuge nk'umuyoborantanga waturitse, nta yandi mahitamo yandi aba ahari uretse kuba umuntu yabagwa kugira ngo bifashe ko nibura na ya maraso ahagarara. Kuva icyo gihe arabagwa, urwo rusoro rugakurwamo, hanyuma amaraso bakayahagarika ntakomeze kuva, akazategereza gutwita indi nshuro, kuko uwo nguwo we biba byarangije kwanga. Hanyuma uburyo bwa gatatu rero, biterwa nanone n'aho iyo nda yafashe cyangwa se yakuriye. Wenda dutanze nk'urugero nk'iyagiye mu nda, iyo bita abdominal ectopic pregnancy, iyo bita abdominal, iyo iba ifite amahirwe y'uko yakura ikazavamo umwana, icyo usabwa gusa gukomeza gukoresha controle, ukajya ujya kwa muganga bakakurebera, bakareba ko nta kindi kibazo kindi byateje, hanyuma igihe cyazagera bakakubaga umwana bakamuguha ari muzima. Urumva rero ni uburyo mu by'ukuri butatu, ariko akenshi biterwa ingano y'umwana cyangwa se ingano y'uruhinja. Hanyuma icya kabiri bigaterwa n'aho urwo ruhinja rwakuriye. Yego ni hanze ya nyababyeyi, ariko ni hehe? Ese yahakurira kugeza abaye umwana mukuru cyangwa se umwana muzima ufatika, ku buryo twategereza ko avuka nta bindi bibazo ateje nyina? Yari yego, icyo gihe hajyaho akantu ka control kugira ngo umubyeyi ajye ahora ajya kwa muganga kurebesha uko byifashe. So ni ukuvuga ngo rero ubwo buryo bwose impamvu mbubabwiye ni ukugira ngo mubumenye, nk'uko nigeze kubivuga. Ntabwo izi video zigamije kukwigisha ngo uzabe umuganga, ahubwo ni ukugira ngo ukanguke mu bwonko, ugire ibyo umenya byerekeye cyane cyane ubuzima. Hanyuma nujya no kwa muganga ukeneye serivisi nibayiguha ntibizagutungure, uzabe nyine ubifiteho ubumenyi, kandi ubumenyi buhagije ku buryo niba muganga nakubwiye ati tugiye gukora iki, umenye impamvu yacyo, umenye yuko nta zindi ngaruka mubigendanemo. Ubuvuzi bw'umuntu muganga abugendanamo nawe. Aho niho abaganga b'abantu batandukanira n'abaganga b'amatungo, nuko muganga aganira n'umurwayi we. Muganga abasha kuganira n'umurwayi we, bityo nawe uba ugomba kuba uzi icyo mugiye kuganira, ufiteho amakuru. Iyo niyo mpamvu ya mbere izi video nk'izi tuba twazikoze, kugira ngo umenye ibimenyetso hakiri kare, wivuze hakiri kare, kandi ugiye kwivuza nyine ufite n'amakuru y'icyo bashobora kuba bahitamo kugukorera. Mwana biganiriyeho na muganga bien sûr. Ngaho nguko uyu munsi rero urebye ni ibyo twari dufite kubabwira ku bigendanye n'uburyo izi ectopic pregnancy cyangwa se izi nda zasamiwe hanze ya nyababyeyi uko bazi kuvura. Ndumva atari terme nziza, ariko mu cyongereza uko bazi management. Ni ukuvuga ngo uko tuzimanaginga ni uko mu bwo buryo butatu nk'uko nabivuze. Aho tutatangiranye nabibutsa ni gutanga umuti. Hari umuti dutanga witwa methotrexate. Uwo muti iyo urusoro rukiri ruto cyane urarunyunyuza, hanyuma rukaba ruto kurushaho, ku buryo n'umubiri ubwawo ushobora kuruburizamo, donc absorb, karumira, ukahinduka nyine bimwe mu bigize umubiri. Uburyo bwa kabiri ni ukubaga, hanyuma uburyo bwa gatatu ni controle, juste kugira ngo rebe niba uwo mwana ubuzima bwe igihe budateje ikibazo nyina, niba nabwo twashobora kububungabunga bitewe n'aho umwana yakuriye cyangwa se yagiye gukurira. Umwanya ugezweho ni uw'iki rero? Ni uw'ikibazo cy'uyu munsi. Ikibazo cy'uyu munsi kiragira kiti:
umwami Faisal wagize uruhare mu ishingwa ry'amavuriro atandukanye hirya no hino ku isi, harimo na King Faisal Hospital Kigali ya hano iwacu izwi yamamaye. Ni umwami w'ikihe gihugu, cyangwa se yari umwami w'ikihe gihugu? Utanga igisubizo aragitanga muri comment, hanyuma adusigire na nimero ye ya Airtel tugira ngo tubashe kumugezaho ibihembo bye. Abantu bakomeje gutsinda, nawe watsinda. Twandikire muri comment, nugisubiza ari wowe wa mbere ugishubije aricyo, urabona ibihembo by'amayinite y'amafaranga 500 amara icyumweru kuri Airtel. Turi kumwe, twandikire muri comment. Sino kwandika wenda utanga ibisubizo gusa, uramutse ufite n'ikindi kibazo ushaka kubaza kugira ngo tube twagishyiraho umucyo, nabyo biremewe, dushobora kubigukorera. Hanyuma kandi mwibuke kujya kuri channel nigeze kubereka, wige amategeko y'umuhanda, wige ndetse n'ubukorikori nko kudoda n'ibindi bitandukanye. Twibagirwe gukora subscribe, dukore share kugira ngo ubumenyi bugere no ku bandi, ku nshuti zacu. Twese tubashe kubungabunga ubuzima, tubashe kubona amahirwe angana, tubashe kwivuriza igihe, tubashe kumenya ibibazo dufite hakiri kare, amazi atararenga inkombe. Ngizi impamvu za nyamukuru ziyoboye ishyirwaho rya MUBUZIMA TV, ndetse si nayo gusa, dufite n'urubuga kuri website yacu ya www.mubuzima.com, nayo ni ukujya tuyisura kugira ngo tumenye ibihakorerwa, tumenye byinshi bitandukanye biri kuri channel yacu, cyangwa se biri kuri website yacu. Bakunda gusoma, ushobora kujyaho ugasoma, hariho indwara nyinshi zitandukanye, ubujyanama, hariho na nimero zacu za telefone, mushobora kuba mwaduhamagara anytime tukagira icyo tubasobanurira ku bigendanye n'uburwayi cyangwa se n'imibereho n'ubuzima bwa muntu. Ntatinze rero, ndatekereza ko ibi ari ingenzi kubivuga, ariko ibyinshi nabivuze, ibindi tuzagenda tubiganiraho mu mavideo yacu ataha. Ngira ngo nanababwire ko ari ahangaha ibiganiro bigendanye no gusamira hanze y'umura cyangwa se ectopic pregnancy ari hano tubishoreje. Mwarakoze abo twabanye muri aya mavideo, kandi tuzakomeza tubane no mu yandi. Merci beaucoup, ciao.